kubera iki watekereje kuba iyi myitozo ukora wagikorera hano muri Ishyamba? Bango uko byagenda kose ndi mu gice cy'abantu bakora ijyanye n'imyitozo njyarugamba. Itandukanye nuko jewe bitari akazi ko kuba nabashinzwe umutekano ahantu ari hose. Imikino njyarugamba ibishobora kuba yavamo imvune rimwe na rimwe urupfu. Rero hari byinshi tujya tubona uzamuka ku migozi nk'abaparakomando. Ya urumva rero icyo gihe nyine bisaba ngo ukorera ahantu ari safe kandi uri wenyine, niba ari we wenyine ubikora uri wenyine nta muntu n'umwe ushobora guhungabanya cyangwa se icyo ari cyo cyose ushobora kujya gute kwangiza. Abenshi tukuzi nka Rwiziringa, niryo zina wamamayeho haba mu Rwanda ndetse no muri South Africa, kuko se hano mu Rwanda gusa hari n'igengana n'umuntu uri Buganda akambwira ati uriya mutipe ndamukurikirana, akahita ambaza ati se ahubwo ni umukomando. By'umwihariko rero ntaninjira mu kiganiro neza, Rwiziringa ni muntu ki? Nabaye umwakiteri mwiza nkisanisha n'ibyo nkora, akaba aribyo bituma nyine benshi banyibazaho, ariko mu rusanzwe ndabizi yego ibyo nkora biva mu Rwanda, East Africa bigeramo, usibye na East Africa biragenda bikajya no muri za Gabon na za yose. Hari n'umuntu wo muri Amerika ureba zino video zawe. Ese nka Rwiziringa wamaze kubona ayo makosa yose ari muri iyo industry ya cinema, ni iki uri gutekereza ku kuba wakosora? Ese nawe uricara wandike filime, urimo urakorana n'aba director? Nta creativity ihari. Ibyo bavukanye cyangwa se ibyo bazanye bashaka ko bigomeza bikabika. Nibyo nta mpinduka. Bivuze ngo rero nagakanya Rwiziringa aba directors cyangwa se abantu bandika cyangwa bategura n'amafilime akomeye, ntago ngiye nabakosora ntabwo. Ariko mu gihe bizansaba kubegera kandi batari bunyumve, ntago byashoboka. Niyo mpamvu Rwiziringa nshibura ishami ryanjye, ashaka gushibuka ku giti cyanjye kugira ngo izo mbaraga njye wari njye uzizamura kuruta uko negereje kujya kufatanya nawe ndi wagezeyo ngo tuzamure kandi atabishaka. Nyine urandika ukandika ikintu mba kibunezeza umuntu. Rero kwandika nimbihuza n'ibikorwa byanjye nkora bizabyara ikintu cyiza. Abagitegereze rero ntabwo bizadufata igihe, ariko filime n'ubune nibabize ko filime itegura imyaka 5. Rwiziringa bitarambiranye araduha filime. Abantu bo kuri Truth TV Rwanda bitarambiranye ntabwo ndi bibateguze mu cyumweru kimwe, kuko filime ni ikintu gitegurwa, ariko reka mbivugira aha ngaha ko nibayibona bazamenya ko nabivugiye kuri Truth TV Rwanda. Eyo Broski, uyu ni P1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Turongeye turagarutse, by'umwihariko nabemereye ko ngiye kuzajya mbazanira abatumirwa. Murahabona rero ahangaha tugeze ni Nyacyonga, mure kubona ko turi mu ishyamba ry'inzitane, ngira ngo muri kubibona. Rero Truth TV Rwanda twavuze ni reka dutemberere muri iri shyamba, kuko hari umuntu hakorera imyitozo iteye ubwoba. Turavuga ni reka tuhagere tumubaze tuganire, ese uyu muntu ni umusirikare, ese yegeze abo umusirikare? Ni ibyo bintu twari turi kwibaza. Rero kugira ngo tumare impaka abantu benshi, ni muri ubwo buryo bw'umwihariko twavuze ni uyu mugabo w'igikwerere uba uri mu myitozo. Reka tugere ahantu akorera imyitozo kugira ngo tubashe kuba twaganira byinshi. Truth TV Rwanda rero turimo turasoza umwaka tugira ngo dutangirane ibiganiro bimeze neza, ibiganiro tuba dufitemo abatumirwa, tuba dufitemo abantu b'abanyempano, abantu bafite ibyo bamenyekanyeho. Ni muri ubwo buryo rero tuvuze ni uyu mugabo reka tumwegere tuganire nawe. Ngira ngo muri kubibona ari mu myitozo, simbizi niba ari butuye ikiganiro, ariko ngira ngo muri kubibona ari ku myitozo. Reka tumwegere turebe yuko yadufasha akaduha ikiganiro. Ngira ngo muri kubibona abari mu myitozo igiye itandukanye. Ahangaha akorera imyitozo ni mu ishyamba ry'inzitane. Murumva habayeho gutinda, ariko muratwihanganira rwose, ariko ngira ngo muduhaye nk'iminota nka 10 n'ingahe twaganira. Eyo Broski, uyu ni P1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Ndongeye ndagarutse, by'umwihariko nzanye umutumirwa. Saza umwaka mushyana na bazaniye umupapa bamwita Rwiziringa, ngira ngo by'umwihariko nawe aragira atwibwire, ariko by'umwihariko ndagira ngo dutere kuri itere kubera iki watekereje kuba iyi myitozo ukora wagikorera hano muri iri shyamba. Bango uko byagenda kose
ndi mu gice cy'abantu bakora ijyanye n'imyitozo njyarugamba. yego Itandukanye nuko jyewe bitari akazi ko kuba n'abashinzwe umutekano ahantu ariho hose, ahubwo ari byo nifashisha muri sinema. Rero icyo bihuriraho byose, imikino njyarugamba ibishobora kuba yavamo imvune, rimwe na rimwe urupfu. kuko Rero hari byinshi tujya tubona uzamuka ku migozi nk'abaparakomando. yawe urumva rero icyo gihe nyine bisaba ngo ukorere ahantu hari safe kandi uri wenyine. Niba ari we wenyine ubikora, uri wenyine, nta muntu n'umwe ushobora guhungabanya cyangwa se icyo ari cyo cyose ushobora kujya gute kwangiza. Ese abenshi tukuzi nka Rwiziringa, niryo zina wamamayeho haba mu Rwanda ndetse no muri East Africa, kuko se hano mu Rwanda gusa hari n'igengana n'umuntu uri Buganda akambwira ati uriya mutipe ndamukurikirana, akahita ambaza ati se ahubwo ni umukomando. By'umwihariko rero ntaninjira mu kiganiro neza, Rwiziringa ni muntu ki? Rwiziringa ni umuntu usanzwe cyangwa se umusivile muri rusange, kuko ubwo mpita mbivuga kugira ngo bitandukane n'uko abantu bambona, ugatangira gutekereza ni umusirikare cyangwa se ni umupolisi. Urumva rero jyewe ndi umusivile, ahubwo ni uko nabaye umwakiteri mwiza nkisanisha n'ibyo nkora, akaba aribyo bituma nyine benshi banyibazaho. Ariko ni umuntu usanzwe, ndabizi yego ibyo nkora biva mu Rwanda, East Africa bigeramo, usibye na East Africa biragenda bikajya no muri za Gabon na za yose. Hari n'umuntu wo muri Amerika ureba zino video zawe. Urumva rero uko byagenda kose bakwiriye gusobanukirwa ko Rwiziringa ari umuntu usanzwe, ahubwo ashobora kuba umwakiteri mwiza w'amafilime arimo ikijyanye na action cyangwa se imikino njyarugamba. Rwiziringa, amashuri yawe abanza wayize he, ayisumbuye, mbese mu bijyanye na education, kuko uri kumva uri kutubwira ati ntabwo uri umusirikare, ibijyanye na education yawe wanyuze he? Nuvuga ngo amashuri abanza, kuko jyewe nubwo nize, nubwo hashize igihe kinini yego niga cyangwa se narize, kuko numva naratangiye nko kujya hafi ya bibiri hagati ya 4 na 6, ariko jye nizeho na gatatu. Urumva rero nize ku bigo bibiri biherereye mu karere ka Gatsibo, ariho nize gardienne na primaire ho imyaka mike, mpita niga njya Nyagatare ko ariho mvuka. Nyagatare niho uvuka? Yego, nkomerezayo, ari naho nasoreje umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye secondaire. Ku kigo bita oya, impamvu mba nkubajije ari nk'umuntu uba uri kukureba mwarize ku kigo kimwe, ariko ni cyaha kibazo bigira ibanga. Reka babantu twiganye ku kigo kimwe Nyagatare mbabarije, babyandika muri comment. yaba batubwira muri comment. Abantu bagera kuri 5 nibandika ikigo nizeho muri secondaire, biratuma nyine ukuri kumenyekana. 5 ndumva abandi bose muhite mwemera ko araho nize. Niko kuri. Hanyuma guhera mu wa 4 secondaire nabwo nizana i Kigali, nabo mu kigo cyo kiri muri Gasabo, niba nabyita ngo kiri muri, ari naho warangirije amashuri. Yego, ubwo ni hagati ya Kimihurura na Kacyiru, ubwo ni muri ibyo bice. Yego, hanyuma rero ubwo niho nasoreje secondaire, dukomeza ubuzima. Urumva amashuri abanza n'ayisumbuye yose narayize. None Rwiziringa, ino kariyeri ujya kuyitangira byaje gute? Ni ibintu wari ufitemo impano kuva na kera ubyiyumvamo? Ese kubera iki wumvishe yuko waba content creator cyangwa se ukavuga ati ndaba umukinnyi wa filime, ntuhitemo inzira yo kujya mu ngabo nk'uko ubikunda unabigaragariza abantu ndetse n'isi yose? Nuvuga ngo ukuntu byatangiye, ntabwo njye nka Rwiziringa ntabwo nigeze ngira urukundo rwo kuba najoyininga force iyo ari yo yose, igisirikare cyangwa igipolisi cyangwa daso cyangwa izindi nzego zose z'umutekano. Oya, ntabwo nyine mbigira mu mutima ngo mbe nabikora, ahubwo nakuze numva nyine gukina amafilime aribyo byatanje. Ariko ngasanga mu Rwanda nta muntu ushobora kuvuga ngo ngo dore Rambo, nta muntu ushobora kuvuga ngo The Rock, nyine ngo wumve ko hari umuntu w'indwanyi watanje uhari. Kandi na n'ubu ngubu ntabwo araboneka, kuko wenda tuvuge ibyo nkora ntabwo biragera ku rwego byigaragaza. Yego ndacyabikora biri loko, bitaraba mpuzamahanga, ariko niba mpuzamahanga nanjye nziyemera kuvuga ngo ndi umwakiteri mwiza ariko nkora action. Ntandukanye n'abandi bakinnyi ba filime mu Rwanda ko bo bakora comedy, bakoresha umunwa wabo, njye nkoresha imbaraga z'umubiri. Sibyo? Nibwo buryo nge nabikunzemo no kugira ngo mbe natangira ikintu kijyanye n'imyitozo cyangwa se training nkora. Ntabwo nabikoze kubwo kwenda ngo ndi igisirikare cyangwa igipolisi, ahubwo nabikoze kubwo ko nkunda kuba naba umwakiteri mwiza, umukinnyi wa filime mwiza, habamo n'amamontage nkayakora yego, ariko hahera ku mbaraga mfite, kuko ntabwo kugeza ubu ntabwo ibikoresho bimfasha muri montage ntabwo mfite. Niyo mpamvu icyo ushobora kubona cyose Rwiziringa yakoze
abagikoresheje ubwonko bwe n'umubiri we. n'umubiri. Nta montage mu bintu ukora irimo. No, nta montage ngira mu byo nkora, nayikora. Yego. None Rwiziringa, nk'umubyeyi uri gukurikirana Truth TV Rwanda, ni iki wamubwira kuri iyi nzira wahisemo, kuri iyi kariyeri yawe, kukuba yaba afite umwana, kukuba yamubwira ati mwana wanjye hariya hari Rwiziringa ashobora kukubera role model? Bino bintu biragabura. Aka kanya navuga ko aho abantu bagenda bakangukira bakabyakira bakanafata ko ari ibintu bigomba kubaho, biragabura kubera ko dukoresha cyane cyane za YouTube, imbuga nkoranyambaga, kandi imbuga nkoranyambaga kuri ubu ngubu urubyiruko niho akazi kari gukorera, nta mafaranga arimo guturuka. Rero nanjye nk'umuntu uri partner wa YouTube, niho nanjye gerageza gukura ibice. Yego ntabwo biraba byinshi cyane umuntu ashaka, ariko kubwuko umuntu aba arimo gukora bizaza. Rero umwana wawe umukunda ukavuga icyambere wanze ukavuga ngo ese umwana wanjye ndashaka ko umukinnyi wa filime, wivuga ngo ndashaka ko akora training, kuko training iri bushaka zikora najye mu gisirikare cyangwa ajye mu gipolisi. Ariko niba akunda gukina filime azahitamo avuga ngo nshaka gukina filime nka Rwiziringa, cyangwa se nshaka gukina filime nka Kiramani, cyangwa se nshaka gukina filime nka Nyakiso Mvuge. We azareba ibyo ashoboye n'ibyo azakora muri iyo mikino. Ahubwo wowe gukunda Rwiziringa ukanera umwana wawe nyine arabikunda, nawe ushobora kumwerezwa nk'ugati no kina filime kandi ukarane. None ntarajya kuri kariyeri y'ukuntu sinema nyarwanda ihagaze muri iyi myaka, umubyeyi ufite umwana akaba yakubwira ati ndashaka ko iyo myitozo yawe umwana wanjye azajya aza akakujoininga mu gakorana imyitozo, wamuha karibu? Cyane cyane kubera ko izi mbuga nkoranyambaga zirimita abana, ariko nanone si no kurimita abana, binagendana n'uburenganzira bw'umubyeyi w'umwana. Uwo mwana habamo amasezerano, buriya reka umbwiye ngo umwana wanjye ndashaka kuzamutoza, nshobora kubyemera yego, ariko uwo mwana wawe ejo hagize akabazo ngirana nawe wanandika, kuko nta nyandiko mba nagiranye nawe zinyemerera gukoresha umwana wawe. Twaganira tukagirana amasezerano, ukabisinyira ko wemereye ko umwana wemeye ko umwana wawe dukinana, tukareba inyungu zibirimo, niba nzamuhemba cyangwa se hari ukuri kuntu bizagenda tukabivuganaho mu buryo bw'ubushobozi. Hanyuma umwana wawe nta kibazo ko inkora ni filime, ntabwo ari urugamba naba ngiye kumujyana, ntabwo ndimo kumutoza ngo ajye ku rugamba. None mu by'ukuri urimo uratubwira ati hari urwego ushaka gushyiraho sinema nyarwanda, kandi koko niko kuri iyo umuntu yitegereje ibintu ukora hari icyo bizamarira sinema nyarwanda. Ese mu by'ukuri ubona urwego rwa sinema nyarwanda noneho even mu gice cya action, muri filime navuga z'injyarugamba, ubona bigeze he? Ni iyihe nzira? Mbese dusobanurire, ndetse n'umuntu uri hariya uri kuvuga ati ese ni ryari tuzabona filime z'inyarwanda zirimo action nk'izo tubona mu mahanga? Ubibona gute? Ikintu gihari mu Rwanda, iyo bagiye gukora filime ziri action bashaka kubikabya. Urabona hari ukuntu umuntu aba yaragusize, wowe ugashaka kugira ngo gushaka transport iremereye kugira ngo umufate. Bivuze iki rero? Abantu bo tubwena ahantu filime zitegurirwa, wenda urugero muri Amerika, ubusanga niba ari action niba wakoresheje na montage, ni life, ni inkuru y'umuntu, inkuru yanditse neza. Ariko mu Rwanda ashobora kutandika neza akavuga ngo muzane imbunda gusa tuzakina turimo kwirukankana umuntu tujya kumurasa. Mu by'ukuri wa munyamerika urimo kwikina we yakiniye ya nkuru, akina ukuntu yavutse, akina ukuntu yakuze, akina ukuntu kwirukankana uwo muntu byatewe n'ibyo bamukoreye, sibyo? Noneho anaca no muri bya bintu ngerwe nka Rwiziringa nkora bitandukanye. Nyine action yo mu Rwanda ukuntu ikorwa, bashaka ngo bahite babikora tuvuge nk'abahindi, bahite bafata umuntu wamuteruye amuturune yikaraga inshuro 20 yikubita, batabanje gusobanura inkuru y'ibyamuteye ibyo byose. Nta plot organization bagira, ntabwo nyine bategura inkuru. Kandi nanone ni indwara imaze kuba mu bantu ba content creators nanone bo mu Rwanda. Abenshi bandikira kuri set. Nta ngo kwandikira kuri set mvuga no kuvuga ngo wowe ndumva wahita ukina ukora gutya. Noneho hakavuka n'ama content. Asaba wajambo umwe usi wagukina filime arayi. Urumva? Bivuze ngo rero content ikavukira kuri set. Bivuze ngo rero ibintu nta makosa akomeye. Ntabwo nyine wakina action idafite icyo bita tugenda tragic comedy, ni imvange ya comedy n'ubuzima n'ibintu bibabaje bishimije, ni imvange. Genda sinkuciye mu ijambo, nka Rwiziringa nk'umuntu uri muri iyo kariyeri, nk'umuntu uri muri iyo nzira kugira ngo aduhe ibintu biri ku rundi rwego. Hari abakinnyi ba filime tuzi, ariko tukaba tuzi ko ari n'abanditsi.
buriya nka Tony Jaa ni umukinnyi wa filime ariko akaba n'umwanditsi. Ese nka Rwiziringa wamaze kubona ayo makosa yose ari muri iyo industry ya sinema, ni iki uri gutekereza ku kuba wakosora? Ese nawe uricara wandike filime, urimo urakorana n'abadirector kugira ngo mufatanye, ni iyihe nzira cyangwa se wowe uri kurwana iyihe ntambara kugira ngo muduhe izo filime nziza zifite quality kandi noneho n'iyo story watubwiraga ngo ibisobanuro? Ni ukuvuga ngo aka kanya nka Rwiziringa ntabwo umuntu wese iyo umwegereye ushaka kugira ngo muganire ku kintu ubona cyangirika cyangwa se ushaka kugira icyo ubikoraho, first of all ashobora kugira ubwoba. Avuga ati uyu mwana utangiye kuza kunyigisha ashaka kuncaho. Icya kabiri means ko abantu bari muri industry banga challenge, abantu bari muri industry banga challenge, kandi ikindi kintu bananga banga umuntu ushobora nyine kuba challenginga, kandi ikindi bakanga umuntu ushobora kubashaka n'ibindi. Umuntu iteka ryose iyo uje umubwira ikintu aravuga ngo nyishyura cyangwa se mo kimwe business ibiretse, bivuze ngo bizungurukaho, nta kiraro bagira muri bo nyine kibahuza gituma nyine bahuzwa n'ibindi bikorwa bitandukanye, uburyo creativity yiyongera. Nta creativity ihari, ibyo bavukanye cyangwa se ibyo bazanye bashaka ko bigomeza bikabika, nibyo nta mpinduka. Bivuze ngo rero naga kanya Rwiziringa aba directors cyangwa se abantu bandika cyangwa se bategura n'amafilime akomeye, ntago ngiye nabakosora, ntabwo habayemo imikoranire bakabona ko bishoboka twakorana nyine imbaraga zanjye nkazitanga, ariko mu gihe bizansaba kubegera kandi batari bunyumve ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu Rwiziringa nshibura ishami ryanjye, nkashaka gushibuka ku giti cyanjye kugira ngo izo mbaraga njyewe ari njyewe uzizamura kuruta uko ntegereje kujya kufatanya nawe ndi wagezeyo ngo tuzizamure kandi atabishaka. Ibyo muzabibona iwanjye. None Rwiziringa umaze kudusobanurira ukuntu industry yubatse, umaze kudushushanyiriza kandi ndetse n'umuntu uri kutureba kuri Truth TV, ngira ngo hari ibyo abashije kumvamo. None kuri wowe uri kuvuga ati ndabona bigoranye gukora collaboration n'abandi bantu bamaze kuzamukamo gakeya cyangwa se bafite ibindi barimo, sibyo? Kuri wowe dutegereze filime yawe cyane, genda tuvuge ni Rwiziringa, ni projet ya Rwiziringa, kuko turabyizeye ko yabiri koko kuko ahubwo tuyitegereze cyane. Aka kanya ikintu gihari, buriya hari umuntu wanteguriye filime documentaire ndayikunda, ko ivuga n'ubuzima bwanjye, sinzi na mwarayibonye. Yego, ndashyiramo link muri description utarayibonye. Irahari iriya filime documentaire iteguye neza, kuri ubu niko filime yakabiteguye yakabaye igomba kubimeza, kuko abantu twakoranye iyo documentaire bo baranyegereye, turicara turaganira, bagusaba imikoranire. Bo ntabwo bambwiye ngo Rwiziringa turashaka kukuvugaho, reka tuziminde cyangwa se vayo tuganire ubwira abanyarwanda, cyane ko banakanguye n'itangazamakuru muri rusange. Abo barateguye baransura, baza mu rugo, turicara turaganira, tureba igishoboka, tureba uko ibintu byubatse, tureba imikorere yanjye n'imikorere yabo ahantu bishobora guhurira. Aka kanya ndumva ari niyo si no kwiyemera, iyo documentaire niyo iri ihagaritse yicara, niyo ihagaritse ku rwego nyine iriho muri iyi minsi, kuko biba ari byiza, kuko ndibaza amadocumentaire yandi arimo gukorwa biragira abantu 50 mu masaha 10 n'ibintu nyine, ariko nyine njyewe hari imbaraga natanze kugira ngo ubuzima bwanjye abantu babwumve neza, basobanukirwe. Bivuze ngo rero filime ya Rwiziringa ako kanya niba hajemo filime ubwanjye nkeneye abadayide, abantu bazayobora ibintu byanjye, uko numva nshaka ko ishusho rifatwa ariko rifatwa n'amastandard y'amakamera, buri kimwe cyose, n'umuntu uri bubigenzure akaba afite ishusho nk'iryanjye, uko njye numva ikintu cyawe kigomba kumera, uwo muntu twaduteye kimwe. Rero iyo filime izaza, aka kanya ndacyabaho combination imvange y'ibyo nkora, nkafata naka nkaduteranya nkabahereza, ariko buriya naniga nari umwanditsi. Wari umwanditsi? Nandikaga inkuru. Urumva kwandika inkuru rero ni ikintu nyine kiryohera amatwi, nyine urandika ukandika ikintu mba kibunezeza umuntu. Rero kwandika nimbihuza n'ibikorwa byanjye nkora, bizabyara ikintu cyiza. Bagitegereze rero, ntabwo bizadufata igihe, ariko filime n'ubundi ntibabizi ko filime iteguye imyaka. Bibabwire kuri Truth TV Rwanda, sibyo? Rwiziringa bitarambiranye araduha filime. Abantu bo kuri Truth TV Rwanda
bitarambiranye. Ntabwo ndi bibateguze mu cyumweru kimwe kuko filime ni ikintu gitegurwa, ariko reka mbivugire aha ngaha ko nibayibona bazamenya ko nabivugiye kuri Truth TV Rwanda. Siko bimeze? Filime ndayitegura, ndaza kuyibaha inkuru nziza mutazigera mutandukanya n'izindi zose mwigeze mubona ziri action. Rwiziringa, turimo dukomeza tunagana no ku musozo, ndagira ngo nkubaze ino kariyeri yitangira yigeze mu bantu, hari ujya mu by'inshuti zawe, hari amayiventi avugamo abantu benshi, feedback uyibona gute abantu baba baguze? Feedback iri ku rwego rwo hejuru kuko jyewe nka Rwiziringa ndi umuntu ufanwa n'abantu ingeri zose. Umukecuru ashobora kumbona akavuga Rwiziringa, umusaza akambona hari n'abasirikare bagomba nabyo, abasirikare n'abapolisi niko narigeze guca bari abantu bacunga bano bashinzwe imodoka bancaho numva ubona ndavuga koko se birashoboka ko umuntu wo mu nzego z'umutekano ashobora kubona agatunguka cyangwa ngo ntabwo nexpectaga kubona. Bivuze ngo rero abana, abantu bakuru, inkumi, abasore, abasaza, abagabo bose birabanezeza iyo bambanye, kuko hari n'abagiye baparika mu modoka nyine akamengura akamvugisha umusaza ungana gutya, uyu mugabo wiyubashye gutya, yakavuze ati ngana gufana. Ikindi nk'ubu ngubu jyewe nkora mvuga amazina y'inka mu bukwe, biranunguraho kuba nagize mu bukwe naba niteguye kuba ndi buvuga amazina y'inka, bakaba ukumva barimo baravuga MC atangiye kuvuga ngo mu kanya rero gatoya katarambiranye Rwiziringa agiye kutubwira amazina y'inka. Simuzi MC, simuzi, ariko wowe ukagerayo bamaze kumenya ngo uriya mujene ni Rwiziringa. Yego, akenshi ubukwe mpabwamo akazi hashobora gucamo nk'amezi 3 bambuka inzu, ariko ugasanga ndi muri groupe y'ubwo bukwe, barimo baragenda banabwirana yuko nzahaboneka. Bivuze ngo rero ndabikunda cyane ko gukora kwa nyine byanesheje kuba namenyekana ahantu hose nciye, ariko kandi simenyekana mu buryo bubi, ugasanga ingeri zose ntabwo bavuga ngo ukora byari bibi. Hari abantu bayeho gutyo, ukabura umwakiteri ukina filime ariko bitewe n'ishusho wakuzimo ugasanga. Ahubwo muri comment zawe akenshi nsangamo ngo hari igihe ukorera ahantu ku mazi, ubundi y'amazi ni hehe? Amazi arahari, harimo bajya nkabona muri comment kandi ingona zizakurya. Ingona zirimo bigaragara ko buriya amazi ava akagera ntabwo nta mupaka ubuhari, uko byagenda kose amazi aragenda agahura tugenda na Nyabarongo. Rero iyo ngona ntabwo yananirwa kuvayo ngiza aho ngaho. None ukaba ujya mubizi se ntabwo si akaya sinahamya ngo mvuge ngo nkorera ahantu ngo hari ingona, ariko kuko ntazi kirimo iyo ngona yahaba kuko ishobora kurara igenda. None ubu ufite umutima umeze gute kujya aho hantu bizi neza utazi kiri muri ayo mazi? Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kibaho mbaca hejuru y'amazi, sibyo? Kandi guca hejuru y'amazi ndibaza iyo ngona naho yabirimo haba harimo ubutumburuke nyine uburebure ngira ngo buri hejuru ugendera, ko ntabwo nagaza ko yabiri mu mazi hagati idafite ahantu ikandagiye ngo isimbuke ifate hejuru. Ariko nanone wenda ni risike kubera ko igihe ntari mu mazi nshobora guhagarara iruhande rwayo, nizera ko nta kibazo ikabiramo. Rero abo bantu bambwira bavuga bati nyamuneka ingona izakurya, byumva cyane igitondo niyo ngiyo mitambyibuka nk'abantu mbanza kureba nyine ngacekinga nkareba koko ko iyo ngona idahari. None Rwiziringa, ndagira ngo ugire inama urubyiruko, ugire inama umuntu uwo ari we wese ushobora kuba afite kamera, ushobora kuba afite telefone. Hanze aha turi kumva bamwe akazi ni gake, nk'umu content creator, nk'umuntu nkawe wavuze ni ngomba kurwana n'ubu buzima bwa social media kandi nanjye umugati wanjye nkawukuramo. Ni iki kintu wabwira urubyiruko unabashishikariza ko baba aba content creator nubwo bataza muri ibi byawe, ariko tukabona aba content creator benshi? Ntabwo ari itegeko umuntu aza mu byo nkora, kandi ndakeka bamwe namwe bazarabizamo kubera ko nibabona bifite akamaro ko ikintu cyose ukoze kikakugirira akamaro, nta kuntu umuntu atakwifuza kugikora nawe cyane. Ahubwo nuzanagerageza kubikora nk'ibyo nkora nawe azacunganwe na risike zishobora kubivamo, nk'uko nanjye narwanye nabyo kuva ntangiye kugeza uyu munsi, sibyo? Hari ubwo ushobora kugwa mu mazi, yego, ariko ukajya kugwa mu mazi uzi neza ko ugiye guca hejuru y'amazi, birashoboka ko umugozi utaciye ukambuka, ariko se ucitse ukagwamo utazi koga ni ikibazo.
duca mu muriro birashoboka ko washya nk'uko biba byabaye mba nahiye ndi kubibona Sibyo? rwose ariko nubwo mba nahiye aha ntabwo bitangaje kibi ni ugushya nko mu maso rero uzirinde ntuzave mu muriro ngo utwike amaso cyangwa utwike n'ahantu hashobora kuba ari ikibazo gikomeye bivuze ngo rero ba bandi nabo bashaka kuba aba content creators si itegeko ko akora ibyo Rwiziringa akora kugira ngo abone izo views kubera ko buri muntu agira ibyo akora kandi akabibonamo umugisha inama nabagiramo niba ugiye gukina filime cyangwa ugiye kuba acteur ugiye kuba umuhanzi ugiye kuririmba ikintu cyose ugiye gukora kiri bugaragarira abantu mu buryo bw'imbuga nkoranyambaga ibiyobyabwenge nyine niwumva ko kugira ngo ujye imbere y'abantu uririmbe neza ari ukuza banyweye itabi kugira ngo niba unarinywa sava nta kibazo ntabwo ugiye ariko nta kintu nyine nta kibazo uri buteze mu byo ugiye gukora aho niba ubona ari ikibazo urinywe Rwiziringa inama ari gutanga ngira ngo muri kuyumva ikiyobyabwenge bakihorere kugira ngo ikintu cyose buryo ukoze uri soba utanyweye utasinze utanyweye ibiyobyabwenge nta kintu even n'ibyo bakora birinde morisi sinkuciye mu ijambo turi kubona aba content creator bamwe na bamwe bari kujya za mageragere ngira ngo bafata ku mavuta urabizi ariyo aba jihad bariyo hariyo benshi ese ubundi kubera iki aba star nyine akantu gato cyane gatuma ufunga hari ibintu byinshi turimo gukora bigize ibyaha ese Rwiziringa nta muntu uraguhamagara akubwira ati iyo content witwara nk'umusirikare tuzayireke ntawuhari oya nta muntu wambwira ngo uzayireke ahubwo igihe ushobora kuvuga ati noneho ibintu ukora uzirinde icyaha uzakora ibitagize icyaha ariko nta muntu none se nibyo nahoze mbabwira kuva kera ndabwira ngo twayikuze turi abakomando n'abaramba noneho bo bakanambara bagashyiraho n'amadarapo y'ibihugu yego bakangwera n'ibihugu byabo bikaba supporting ngo yarwaniye igihugu afite yageze ku musozi ahantu ariwe wenyine usigaye ashinze idarapo ry'igihugu cyane ibyo bintu kuba nakwifuza kubikora ni byiza pe nese ubwo wamora ngo nisandishije n'umusirikare cyangwa umupolisi ntakoze ikintu kimwe cyanduza iyo sura aho ngaho ndumva nta kosa njye naba nkoze kuko nyine ibyo bintu ese Rwiziringa sinkuciye mu ijambo ubona nk'i Burayi cyangwa muri Amerika hari filime bajya gukina abakiteri bakiyambaza igisirikare cyabo bakabatiza ibikoresho ubona hano muri Afurika no mu Rwanda byakunda biragoye kubera ko ikintu cya mbere nabonye gihari wenda abantu iteka ryose utegera ikirenge ntushobora kubanza burya n'umwana aravuka nyine akambakamba nk'uko papa yakambakambye nyine ibintu byose biba kugira ngo ugende habeho inzira ugende utera imbere kugeza igihe ugezweho ntabwo aka kanya biraba kandi Rwiziringa wo gushyira iryo tegeko ngo bibe ngo wenda ntire igisirikare kintu ibikoresho kugira ngo nkore filime nziza ariko n'ibitekerezwa nyamuneka ubuyobozi bwaho n'ibitekerezwaho bakabona ko sinema nyarwanda ikwiriye kujya ku rwego n'urw'uko bafata ikipe y'igihugu igahabwa buri kimwe cyose igurira indege ikajya gukina umukino umwe muri sinema nyarwanda bazarebavuga ati nka Rwiziringa ibintu akeneye ni ibiki kugira ngo mu buryo bwa sinema nyuma ya Hollywood na iriya y'abanyamahanga nyuma ya Hollywood na Bollywood nibo yahaze ngo iyo mu Rwanda iyo ngije nyine byadutera imbaraga hari ibintu bitandukanye binatangaje twajya dukora kuko nta kintu umuzungu akora n'iyi video kano kantu tuzagakoramo tugakate tugasharinga kagire kure dusabire ababishinzwe byibura no muri sinema bareba igihugu gisapotinga gitangemo umusanzu nk'uko basapotinga ikipe y'igihugu igaserukira igihugu ikajya gukina nko mu gihe mvuga ngo uyu mukino wa axe throwing nkora y'udushoka cyangwa se n'ibyuma ni umukino ufite abachampion ku isi knife throwing ni umukino ufite abachampion rero kuba ayo marushanwa ngewe nahabwa uburenganzira ntabwa n'ubushobozi bwo kuyitabira byaba ari ikintu cyiza kandi noneho n'umuntu uri kudukurikirana kuri Truth TV Rwanda uzagera ahangaha Rwiziringa akorera nibwo uzahita umenya ko uyu mugabo aba ari mu myitozo ikarishye yumutse nsigaye mbona hari abantu bajya baserukira igihugu
muri boxing. muri boxing Hari umutipe nabonye ujya userukira igihugu cy'u Rwanda muri boxing mu mukino w'iteramakofe. yego za taekwondo baragenda Yeah. imikino itandukanye igihugu kirafata. Nibanjyane rero muri axis throwing na knife throwing njye kwiterera ibyuma n'udushoka. Sibyo? Rwiziringa dore arabibasabye nyamuneka ababishinzwe mu mwegere tumuhe amahirwe ajye imahanga turebe ko yatuzanira iyo midari kandi ndabizi wayizana. Oya ntabwo nasigara ese ibyo wakora ntakora n'ibiki. Uze kubereka hariho amavideo y'ibintu ngenda nkora bigaragaza ko babantu bakina umukino wa knife throwing cyangwa se axe throwing batera ibyuma, batera udushoka, batera inyenyeri, utuboro tw'inyenyeri turiya tw'ininja zikoresha. natwe dukoresha ibyo byose ndabikora. Inyenyeri nazo reka mbivugira hano kuri iyi channel yacu ya Truth TV Rwanda yuko nazo bari buze kuzibona muri iyi minsi. Babonye knife, babona axe, hagiye kurikiraho inyenyeri. Rwiziringa nunyemerera nzongera ngaruke noneho dutangirane imyitozo ndaha ngaha yenda nanjye nkoresha n'udupompaje nka 20 ndebe ko udutize dufite. So ikintu kiriho rero uyu ni Rwiziringa uri musoza niki wabwira abanyarwanda? Ikintu nabwira abanyarwanda bakomeze bashyikiye Rwiziringa Tactics kandi ikindi nibagaca intege umuntu urimo gufonda kariyeri. Kuko nkanjye ndabyibuka natangiye nkora ama videos ngakumva ko umuntu aranditse ngo se ngutangiye kwigira nk'umupolisi, utangiye kwigira umusirikare. Mbibona muri comment ariko kubera ko nta jambo na rimwe nigeze ntobora ngo nsubize uwo muntu utekereza gutyo kuko nabaga nzi ibyo ndimo byagiye bibubaka babona ko bikwiriye ibyo ndimo gukora. Rero icyo nabwira abanyarwanda muri rusange ni bashyigikire n'izindi mpano n'ubundi zizamuka kubera ko ejo ni heza igihugu cyatera imbere mu mikino isanzwe, cyatera imbere mu mikino y'arugamba nk'ibi ngibi nkora, cyatera n'imbere mbese ikintu cyose ukora ukunze ntibakaguca intege. N'abanyarwanda ngo nimugaca intege mu content creator kuko abazi neza ko ibyo arimo gukora hari aho bizagera kuko yashyizemo imbaraga ze zose ntago aryama nta nubwo asinzira. Ese Rwiziringa urimo soza ndabona n'ikirere gitangiye guhinduka muri Afurika, ntabwo ndi bukubaze mu Rwanda, muri Afurika ufaniye iki? Muri Afurika uko byagenda kose ni APR. Ni APR rwose. Ntabwo ni nk'aho ndavuze ngo nagafana rero cyangwa igikona ngo yifaniraga amavubi. Ikipe ya Rwiziringa ni APR FC. None mu Bwongereza cyangwa i Burayi yo igeze mu gufana? Mu Bwongereza ariko amakipe yanjye yo hanze sinzi byayo. Mu Bwongereza mfana Manchester United, urumva muri Espagne mfana Real Madrid. Ariko ibyo byose ni inkomoko y'uwitwa Cristiano Ronaldo. Niwe muntu mfana niwe. Uri umufana wa Cristiano Ronaldo? Simfana Real ariko niyo yaza muri Real United. Mwumvisha abareo muntera amabuye rero nayifana. Yego. Ariko Cristiano yijemo. Yego. Cristiano yijemo. Aka kantu nzagakatinga rwose nkasharinga. So Rwiziri wakoze cyane, Imana iguhe umugisha kugira ngo imyitozo y'ubutaha umunsi uzatwemera n'izo nyenyeri uzifite urimo ukora imyitozo nunyemerera nzongera ngaruke tuganire. Ndabibemereye ntabwo isezerano ni ideni. Urakoze cyane. Asante cyane. Kandi Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Kuri twese n'abanyarwanda. Wa 2026. Kino kiganiro umuntu uzakira nyuma y'imyaka 10 cyangwa 100. Rwiziringa warakoze ibi. So rero turi muri 2025 tusoza umwaka mushya. Asante sana.